inshuti bakunzi ba Kantona TV show nk'ibisanzwe ni Selector Panther Boy from Uganda Family bari Majeto Kinkira from Kigali Rwanda. Mbasabye imbabazi mu by'ukuri n'amazi igena hari bifite ibintu byinshi mugiyemo. Kantona TV show isa nk'ihagaze, ariko ndajya mbwiza ukuri ko nagarutse uyu munsi tugiye kongera gukora, basaba ko mwakomeza kubana nanjye mwe mwabanye nanjye twaba tugeze ahangaha. Ndabashimira cyane wowe wakoze subscribe, ni by'ingenzi kandi ni by'agaciro, warakoze Imana umugisha. Ndetse nawe utarakora subscribe, please mu gihe ubonye ino video ukora subscribe, ukore like, share na comment. Uyu munsi rero bazaniye content nshya yitwa Deep Dives, aho tujya mu binyamakuru tukareba inkuru zirimo nk'abatoranyiriza izikenewe, amakuru y'ingenzi. Uyu munsi rero ngiye kuzambagira mu binyamakuru mbazanira amakuru asa nkaho ari kuvugwa, asa nkaho atari gusobanuka neza, nyabasobanurire byimbitse cyane. Uyu munsi rero inkuru mbafitiye ni iby'ingenzi ku matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite azitabirwa n'abasaga miliyoni 9 z'abanyarwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Twihuse rero, komisiyo y'igihugu cy'amatora NEC cyangwa se National Electoral Community yatangaje ko ikomeje kunoza imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganyijwe muri Nyakanga 2024. Perezida wa komisiyo y'igihugu cy'amatora Oda Gasingirwa yagaragaje ko mu rwego rwo kunoza kwitegura amatora hakozwe byinshi birimo guhuza aya matora, kuvugurura itegeko rirengera amatora ndetse no gushyiraho iteka rya perezida ryarigenga amatora cyangwa se rigenda rigenga amatora. Yagaragaje ko nyuma yo kuvugurura amategeko na lisite y'itora yavuguruwe kandi ko imibare imaze kuzanwa bigaragaza ko hafi miliyoni 2 z'urubyiruko ruzatora bwa mbere. Bivuze iki? Bivuze yuko urubyiruko, iyi nshuro urubyiruko nibo bantu bazatora cyane. Nimbivuga mwumve ngo urubyiruko, ndagira ngo mwike ko mbere before kajyaga dufata amarangamuntu bahereye ku myaka 18, ariko nimba mwaragiye mubikurikirana neza hasohotse itegeko rivuga yuko kubera ku myaka 15, 16 at least umuntu yemerewe kuba yafata indangamuntu. Bivuze iki? Abafashe indangamuntu muri uyu mwaka n'indi myaka yatambutse, urubyiruko bariyongereye, umubare wariyongereye. Mbere ya 18, uyu munsi bahereye kuri 15. Bivuze iki? Umubare w'urubyiruko ruzatora rwariyongereye, ari hagaragara yuko hafi miliyoni 2 z'abanyarwanda ari urubyiruko ruzatora. Kugera ubu abazatora bose bangana na miliyoni 9 n'ibice n'ibihumbi 500. Bivuze iki? Miliyoni 9 n'ibihumbi 500. Nimvuga gutyo mwumve yuko ari abanyarwanda bose muri rusange. Nini ni mu gihe abanyarwanda baba mu mahanga barenga ibihumbi 53 gusa. Ibikorwa byo gusoza nyine gukora iyi liste biracyakomeje. Icyo nakubwira cyose. Ikindi ni amatora yahujwe aho abanyarwanda bazatora umukuru w'igihugu n'abadepite 54 baturuka mu mitwe ya politike cyangwa mu bakandida bigenga, kuko abandi bazaturuka mu byiciro byihariye. Birumvikana no kuvuga ngo hari imitwe ya politike ihari mu Rwanda. Byumvikana yuko hari abazavamo babe abakandida, nuko wumva ngo FPR yatanze umukandida n'izindi nyine zibazana n'andi mpano abagiye atanga, indi mitwe ya politiki itanga abakandida. Ariko nanone hakiyongera yuko hari n'ikindi cyiciro cyihariye. Yavuze ngo ibyiciro byihariye ni nko kuvuga ngo ni cya gihe wowe umuntu ushaka kuba umukandida uyu munsi wemerewe kugenda bakareba nimba wujuje ibisabwa, ugatanga kandidatire yawe, bakayireviewinga cyangwa se bakayicunyuramo bakareba, bakavuga ati uyu muntu arabyemerewe, noneho kandidatire ikaba yakemezwa, nyine ukajya mu zindi kandidatire umuntu akemezwa. Bivuze iki? Abashaka kuba abakandida bigenga bariyongereye, bamaze kugira ikigaragara cyo nuko bamaze kugira umubare munini w'abakandida bigenga. Rero NEC yatangaje ko abifuza kuba abakandida bigenga biyongereye, kuko kuri ubu hamaze kwakirwa abashaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu 8, n'abashaka kwiyamamariza ku mwanya w'umudepite ni 41. Ubwo birumvikana nawe aya makuru nagucike. Ushobora kuba usobanukiye ibijyanye na politike. Njye ntabwo ndi geopolitical analyst, njyewe ndi umuntu ujya mu nkuru
nkayisesengura, ariko ntabwo njya nibanda kuri politike gusa, njye ni amakuru yose muri rusange kuko nicyo mbabereye hano ngaha. So kuri ubu bose bari gushaka imikono aho kandidatire zabo zizatangira kwakirwa kuri tariki 17 Gicurasi, tubyumve kimwe, kuri tariki 17 Gicurasi 2024 kugeza kuri tariki 30 Gicurasi 2024. Bivuze iki? Nawe nimba ushaka kuba watanga kandidatire yawe wicikanwa uyu munsi, ntawamenya niwe waba umudepite n'iki, cyangwa murabyumva. Kugira ngo rero hasuzumwe ko zujuje ibisabwa, abo bakandida bose nyine basabwe kubahiriza amategeko n'amabwiriza no kwirinda icyatuma bamburwa uburenganzira bahabwa. Ubwo rero birumvikana nyine iyo bavuze ngo kugira gukurikiza ibisabwa, urumva ni ukwitwara neza no kuba nyine ufite uko ugaragara muri sosiyete ubamo n'ibiki. Aho ngewe noneho kuba nagaruka bisabwa ku muntu ushaka kwiyamamaza. Komiseri ushinzwe ibirebana n'amatora Mbabazi Judith yagaragaje mu buryo bw'incamake ibisabwa birebana n'amategeko ku myanya itandukanye. Yagaragaje ko ku mwanya w'umukuru w'igihugu asabwa kuba afite ubwenegihugu nyarwanda, ngo birumvikana nyine agomba kuba ari umunyarwanda, ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, kuba nta bundi bwenegihugu afite. Ubwo niba bavuga ko nta bundi bwenegihugu afite, murabizi yuko umuntu ashobora kuba yagira ubwenegihugu burenze bumwe, bubiri, butatu, bitewe n'igihugu nyine n'uburyo ki igihugu kigenda gitanga mu bwenegihugu. Nk'urugero, hari abo usanga bafite ubwenegihugu mu Rwanda, Canada, Congo, Burundi n'ahandi henshi nyine. Bivuze iki rero? Ugomba kuba ufite ubwenegihugu nyarwanda n'ahandi hantu ufite ubwenegihugu, kandi agomba kuba ari indakemwa nyine mu myitwarire. Byumva ntabwo waharanira kuba umukuru w'igihugu ufite imyitwarire nyine itari myiza muri sosiyete. Sinzi nyine, ndibaza muri kubyumva. Ikindi kandi atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano bwa politiki. Iyo bavuze uburenganzira mbonezamubano ni ukuba nyine yarahawe divorce, ni ukuba nyine yaratandukanye n'umufasha. Nk'urugero, niba ufite umufasha, ni ukuba utaragiye ngo umugore wataratse gatanya, icyo ni kimwe. Kandi no kuba utarambuwe ubwenegihugu, nyine iyo bavuze kuba warambuwe ubwenegihugu ni ukuba nyine hari abantu bakora amakosa, ubwenegihugu ndende bakamwirukana no mu gihugu babarizwamo. Birumvikana rero usabwa kuba ari umunyarwanda, kuba atarigeze yamburwa ubwenegihugu, ndetse no kuba nk'urugero hari nk'urugero ubwaho ni kubigenga, no kuba warafunzwe ugakatirwa ibihano runaka nyine n'urukiko. Yego. Ikindi kandi asabwa kuba afite nibura imyaka 35. Byumvikana nimba uzi kuri munsi y'imyaka 35 bikiri gutanga kandidatire yawe, uba afite imyaka 35 y'amavuko, kandi agomba kuba ari mu Rwanda mu gihe atanga kandidatire. Birumvikana uba utuye mu gihugu nyine cy'u Rwanda, ntabwo watanga kandidatire uri muri Canada, uri muri Amerika, uri Congo, uri Burundi. Ugomba kuba uba muri icyo gihugu nyine. Ikindi kandi nyine ubwo aho ngaho ni ku mukuru w'igihugu. Tugiye kunyaruka dukomeza naho ku badepite basabwa imyaka 21 y'amavuko no kuba afite ubwenegihugu. Ku badepite ndibaza murumva ibintu bitari byinshi, ni ukuba afite imyaka 21 y'amavuko no kuba afite ubwenegihugu. Ajyana ngaho najyawe. Yego. Nuko rero reka aho ngaho dukomeze inkuru yacu n'ubundi. Ndacyakwibutsa yuko turi ku by'ingenzi ku matora, kandi iyi content ni deep dives, cyangwa se deep dives show, aho tugenda tubabwira byimbitse ku makuru ari hano hanze ari kuvugwa mu binyamakuru ni byinshi. Ikindi kandi ikigo gishinzwe iby'amatora kigaragaza ko hirya no hino mu gihugu hamaze gutegurwa ibyumba by'amatora birenga 12,000, kuko hifuzwa ko nibura muri buri cyumba hatorera abantu barenze 500. Ni kumva yuko habayeho noneho kwagura imikorere mu buryo bw'amatora. Iyo bagiye gutora hamaze kuba hategurwa ibyumba 17. Bivuze iki? Bivuze yuko ibyumba
uyu munsi umubare wariyongera bitandukanye na mbere. Ikindi kandi nyine bashaka ko buri cyumba byibuze, urumva iki cyumba kizajya kiba ari kinini bahatoreramo abantu barenze 500. Ikindi kijyana n'icyumba cy'itora ni ibikoresho bizaba biri muri icyo cyumba nyine, ari byo by'amasanduku abiri muri buri cyumba. Ni ukuvuga izatorerwamo umukuru w'igihugu n'izatorerwamo abadepite. Ayo masanduku abiri ubyumve neza, amasanduku abiri izatorerwamo umukuru w'igihugu n'izatorerwamo abadepite. Yego, hari ikintu rero kiri kugaragara, ndagira mbibutsa akantu ufite n'ahantu kandi kaceke aba ari byiza. Hari abantu mutajya mumenya ese kujya kuri lisite y'itora bite ni gute. Ni ukuvuga ngo hari uburyo leta yarabyoroheje cyangwa se ikigo cyarabyoroheje, komisiyo y'amatora ababishinzwe barabyoroheje. Ugomba gukoresha telefoni yawe, icyo ni icya mbere. Ugomba gukoresha telefoni yawe ugiye kwandikamo ino mibare ngiye kuguhereza, kugira ngo byibuze uramutse ugiye gutora nyine utore, ariko nyine wamaje, kuko kujya gutora nuko uzaba uri no kuri lisite. Sasa ino mibare icyo ngiye kuyiguhera ni uko ugomba kuyikoresha kugira ngo umenye nimba uri kuri lisite. Bivuze icyo urabikora mbere y'uko igihe cy'amatora cyaba cyaza. Mbibutse ko ni mu minsi iri imbere, ni mu mezi 2 ari imbere bigiye kuza. So urakanda akanyenyeri ukoresheje nimero yawe ibaruye ku ndangamuntu yawe. Ubwo ndavuga nyine ni kuri simukadi yawe. Urakanda muri telefone yawe nk'ibisanzwe, hariya ujya guhamagara ukanda akanyenyeri 169 urwego, ukurikiza amabwiriza bahita bakubwira gukanda ushyira mu cyongereza cyangwa mu kinyarwanda, ubwo bitewe n'ururimi wumva uprefera cyangwa se ururimi ukunda. Ube wakanda 1 cyangwa 2 ukomeze, bahita bakubwira guhitamo nimba urutora cyangwa se uri umukorerabushake. Hari voter cyangwa volunteer. Ubwo volunteer nyine n'umukorerabushake, vote n'utora nyine. Ubwo nimba wariyandikisha mu bakorerabushake urakanda kuri 2, nimba wariyandikisha mu batora urakanda kuri 1, and then bagusabe ushyiramo icyangombwa cyawe cyangwa se NID yawe, ni national identity card, n'indangamuntu yawe. Urashyiramo indangamuntu yawe, and then niuramuka ubonye ngo bakubwiye ngo NID yawe ntabwo yabonetse cyangwa se ntibashe kuboneka, ubwo ni national identity card, umenye yuko utarajya kuri list. Gusa mbibutse yuko iyi system iracyari, hari igihe igira igasa nk'itari gukora neza ariko irakora. Bivuze iki? Nubona bibaye bikoreye kuri simukadi yawe ubona biri kwanga, ntabwo wemerewe gukorera undi muntu, wowe ku giti cyawe kuri simukadi yawe, ko nawe yemerewe kubyigwa ngo simukadi ziba zitumariye ku marangamuntu yacu. Wemerewe icyo ukora ni icyo, ujya ku kagari aho uvuka cyangwa aho utuye, ukabibasobanurira ukabwira ati njye ndi kwireba kuri lisite y'abazatora sinibona. So kuba rero babikora bigakunda, icyo usabwa ni icyo, iyo ukibibona gutyo hari shuwa ebyiri baguhereza cyangwa amahitamo 2 baguhereza. Ni ukuvuga ngo ni ukureba umwirondoro wawe. Iyo icyo kintu kije ni uko biba byakunze kuba umwirondoro wawe, bakwereka amazina yawe, imyaka yawe, itariki y'amavuko, aho utuye, aho uzatorera. Turi kujyana aho uzatorera, ahantu uzatorera. Ikindi kandi bahita banakwereka kuba wakwihindura kuri list. Kwihindura kuri list ni iki? Ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora gusanga ahantu wafatiye indangamuntu yawe, akenshi niho bakunda kugushyira kuri list, ugasanga bagushyize nk'urugero, naguha nk'ubu njyewe merereye Kicukiro kandi indangamuntu nayifatiye muri Rwezamenyo, ugasanga mangize Rwezamenyo. Icyo ukora ni iki? Wemerewe kwinjira kuri list, ukivana kuri list y'abazatorera muri Rwezamenyo ukishyira mu bazatorera Kicukiro, kugira byoroshye ikintu. Rero hano ngari icyo ngiye kuvuga ni ukwikosoza kuri liste y'itora, byo birakomeje rwose. Mu gihe komisiyo y'igihugu y'amatora igaragaza ko hamaze kugaragara abantu 1,500,000 bazatora, igaragaza ko igikorwa cyo kwikosoza kuri izi liste y'itora hifashishijwe ikoranabuhanga gikomeje. Ubu buryo nyine bwashyizweho mu rwego rwo gufasha abantu kuba bakirebera niba bari kuri liste y'itora, ari byo nabanje kubabwira hariya hejuru, kwiyimura bitewe n'aho bari ndetse no kwikosoza muri rusange. Aribyo nabwiye unyura nyine ukanyenyeri 160
n'icyenda ugakanda urwego. Rero ku bijyanye n'ikoranabuhanga kandi indorerezi nyine nazo zatangiye gusaba kuzakurikirana amatora, ndetse kuri ubu cyarorohejwe ku buryo abasaba bemererwa nyine bidasabye ko baza mu Rwanda, ahubwo byose bikorerwa kuri murandasi. Nyine byaroroshye, social media zarabyoroheje. Yego, hano ngaho icyo tugiye kugarukaho none nsoza ni ugusesa inteko, ibijyanye no gusesa inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite. Itegeko nshinga riteganya igihe umutwe w'abadepite nyine useswa kubera impamvu z'amatora, ariko kubera impinduka zabaye zatumye amatora ahuzwa, byatumye igihe giteganywa n'amategeko kitarebwaho kubera ko manda yabo yarangiye umwaka ushize, nimba mubyibuka. Birumvikana itegeko nshinga riteganya igihe nyine umutwe w'abadepite useswa kubera nyine babihuje n'igihe cyo gutora umukuru w'igihugu. Impamvu babihuje ni ukubera yuko nyine manda yabo yarangiye umwaka ushize, bumva bagombaga kubyimura nyine kuri izo mpinduka zabayeho, niyo mpamvu byahujwe. Rero komisiyo ishinzwe amatora mu gihugu cy'u Rwanda igaragaza ko mu gihe cy'inzibacyuho itegeko ryerekana ko abadepite bariho mu gihe manda yabo yarangiraga bakomeza kuyobora kugeza igihe inteko isheshwe mu mpamvu z'amatora. Akantu kari kumvikana, kugeza igihe inteko isheshwe nyine. Ngo iyo bavuze gushesha ni igihe bivuyeho nyine. Iyo bavuze ku mpamvu z'amatora ni igihe nyine amatora babaye batoye abandi, abagomba kuba hazamo kuba babishesha abatowe, noneho akarabo bajyaho nyine bitewe n'uko amatora yahujwe uyu mwaka. Gusesa inteko bizashingira kuri manda ya perezida wa repubulika igihe izarangirira. Tubyumve neza, bitewe n'uko amatora yahujwe uyu mwaka. Ubwo ni ngo amatora yahujwe uyu mwaka by'ibitaka ari abadepite n'umukuru w'igihugu. Gusesa inteko bizashingira kuri manda ya perezida wa repubulika igihe manda ya perezida wa repubulika y'u Rwanda igihe izarangira. Bivuze ngo igihe manda izarangirira ni nabwo iyi y'abadepite izaviraho nyine, izarangirira nayo. Yego, hano ngaha tugiye kuba twagaruka ku matariki y'ingenzi ku matora. Komisiyo y'igihugu itangaza ko kuva tariki 17 kugeza kuri tariki 30 Gicurasi hateganyijwe kwakira kandidatire z'abakandida. Kuri tariki 14 Kamena 2024 hazatangazwa izemejwe burundu, ubwo nyine n'iza kandidatire zaba zakiriwe. Kuri tariki 22 Kamena kugera tariki 13 Nyakanga 2024 hatangire ibikorwa byo kwiyamamaza. Biteganyijwe ko kandi kuri tariki 29 Kamena 2024 hazatangazwa lisite y'itora nakuka. Ubwo yavuze lisite y'itora nakuka ni ya lisite abantu bazatora, amarokesheni bazatoreramo n'ibyo. Ntabwo iyo nakuka ni ikintu kidahinduka. Kuri tariki 14 Nyakanga hakaba amatora ku banyarwanda baba mu mahanga. Ubwo nyine tariki 14 Nyakanga abari mu mahanga mu nyumve neza nibwo muzatangira gutora. Ku banyarwanda nyine baba mu bihugu byo hanze, haba ibituriye muri East Africa, ubwo ni za Congo, za Burundi, za Uganda, Kenya, Tanzania n'ibindi byose, ndetse no hanze ya Afurika, hanze y'umugabane wa Afurika, ni muri Europe, ni muri Aziya, hose no muri Amerika, nibwo bazatora tariki 14 Nyakanga. Naho rero tariki 15 Nyakanga 2024 akaba amatora imbere mu gihugu. Abanyarwanda bari mu gihugu mw'imbere nibwo tuzatora tariki 15 Nyakanga. Kuri tariki 16 Nyakanga 2024 hateganyijwe amatora y'abadepite. Ari kumva? Amatora y'abadepite 24 b'abagore, babiri bahagarariye urubyiruko, n'umudepite umwe uhagarariye abafite ubumuga. Ubwo nyine n'abo badepite 24 b'abagore, babiri bahagarariye urubyiruko, n'umudepite umwe uhagarariye abafite ababana n'ubumuga. Nyine biteganyijwe ko bitarenze kuri tariki 20 Nyakanga 2024 hazatangazwa by'agateganyo
by'agateganyo nyine byavuye mu matora mu gihe tarenze tariki 27 Nyakanga hagomba kuba hatangajwe burundu byavuye mu matora, ariho tuzaba turi kubyina intsinzi y'umukuru w'igihugu. Yego, birumvikana neza yuko ndibaza hano ngambi basobanuriye neza aya makuru. Byari nk'ikiganiro mwibutsa yuko ibi ngibi aya matora y'imanda ugiye kuyobora umuperezida uzayobora cyangwa se abadepite bazayobora bose ntuzaba izarangirira igihe kimwe, koko babihuje abadepite nuza manda y'abadepite bayihuje, amatora y'abadepite bayihuje n'ay'umukuru w'igihugu, bivuze ngo manda zabo zizarangirira igihe kimwe. Iyo umukuru w'igihugu nirangira n'iy'abo badepite nibwo izaseswa ikarangira. Yego, mwibutsa ko ari Selector Pantaboy from Wakanda Family, Badman talking from Kigali, Rwanda. Iyi ni Cartoon TV show, ikiganiro yari Deep Dive show. Mwibutsa gukora subscribe, like, share na comment tubwira ngo ese twakora iki. Ushaka no kuganira natwe wanaduhamagara ku murongo ngendanwa 07844347 kora subscribe kandi sharing ibiganiro guys, mujye mukora subscribe kubera yuko tuba duhari kubera mwebwe. Iyo mutadusapotinze ni ukuvuga yuko ntacyo tuba turi gukorera. Namwe rero buriya kuba muri kumwe, nshimira abantu mwakoze subscribe, ni byiza kandi mbiseguyeho kuba narimaze igihe nahari. I'm sorry, ibiganiro byo ngiye kuzajya mbibaha umunsi ku munsi kabisa. Mukora subscribe. Thank you guys. Ciao.